gihe ikoranabuhanga rikomeje gutera imbere haba mu bucuruzi n'itumanaho, urubuga Clickrwanda rwaje ari igisubizo ku bantu bose bifuza guhura n'abakiriya, kubona serivisi zitandukanye no gukora ubucuruzi mu buryo bworoshye kandi bwihuse bunahendutse. Clickrwanda ni urubuga ruhuza abantu na serivisi zitandukanye mu Rwanda. Ese wowe ufite ibyo ushaka kugurisha cyangwa kugura, Clickrwanda ni urubuga rwagenewe buri wese. Wahita wibaza serivisi Clickrwanda itanga. Izo serivisi zirimo inzu, apartment, amacumbi n'inyubako z'ubucuruzi, ibibanza n'ubutaka bigurishwa, imodoka z'ubukode cyangwa zigurishwa, ubucuruzi kuri internet, ibikoresho bya okaziyo haba ibyo mu rugo ndetse n'ibindi. Wowe icyo usabwa ni ugusura urubuga rwa Clickrwanda arirwo www.clickrwanda.com, maze ibyo ushaka kugura urabibona utavuye aho uri. Kandi niba wifuza kugurisha, shyiraho ibicuruzwa byawe maze ubone abakiriya utavuye aho uri mu buryo bworoshye. Wifuza kugura nabyo nuko sura urubuga rwa Clickrwanda www.clickrwanda.com. Icyiza cya Clickrwanda nuko nta kiguzi kiri hejuru utanga, kuko birahendutse kurusha ubundi buryo busanzwe. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0789151520, wanabandikira kuri WhatsApp kuri 0715151204, wanabasanga munsi ya gare ya Kimironko mu nyubako ya Kigali Investment Company yahoze ari Promise House, ni muri floor ya 3 hejuru ya BPR Bank muri Office Bay numero 2. Clickrwanda, connect people to their dreams.